tuvuga ni utwaye uyu bita dore imbogo babihakane cyangwa barore njewe Imana yarabimpishuriye nari nabivuze atarapfa azapfa ryari ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa kabiri nibwo je natangiye kubibona warabimubwiye narabivuze naranabimubwiye twigeze kujya gukorera kuri ntuze kuri hoteli teke cyo gihe arahaza ndabimubwira ndamubwira ari kuri muntu mwicarana ni umuzimu cyo gihe ndi kubona rwose ufite urupfu nutaba amaso nabimwibwire amaso ku maso arangije atarika abapasiteri ahita yikomereza arigendera rero nyuma kubizana kuri kamera Yesu uko ntabivuze nejo bundi arwaye nahise mvuga nti Imana arambwiye ngo finali igisasino natihana ntazakibyukaho nadasenga uzakurikiraho ni umuntu umwe narabivuze nawe azabipinga navuze abantu bagera muri batatu muri bane umwe yaragiye umwe ni yari dore imbogo wa kabiri Imana mpishuriye nanabanje kubwira atarakora impanuka ni umuntu bita uriya TC uriya muvuga butumwa bari kubereka uri muri bombone nawe nari nabivuze Imana nawe yari yamunyeretse ariko mu kwigira ngo ni umuvuga butumwa umuhanuzi ukomeye ka karosi kara nta kantu kadafatika ibi bintu ni by'abantu benshi baguyemo wa gatatu ubwo uwa mbere ni dore nuwo nabibwe na dore imbogo uwa gatatu nuno ntuze uyu ngo bita Sabi atagarukiye Imana ngo asubire mu buhanuzi nk'ubwo yahanuraga Sabi yari umuhanuzi w'Uwiteka yari umukozi w'Imana umuririmbyi Imana yishimiraga ayi ni poromosiyo yiberamo ndetse uyu murimo w'amafilimi Imana irawishimira ariko icyitonderwa hari igihe ujya muri no ntuze ugahita uyoba ugata wa mwanya wawe wagiranaga n'Imana si uko umuntu ukijijwe atanakora biriya ni akazi gasanzwe buri wese yabikora ariko icyitonderwa kwibagirwa Imana yarayibagiwe rero nawe Imana imuntu mawe uyu munsi iriya mpanuka yakoze yari uguteguzwa niyo mpamvu ntacyo ari kumutwara umuntu Imana ikundira mu cyaha niba bipinga bajya inyuma gato barebe Pastor Theogene yabanje kumuburira ku mpanuka imwe akora impanuka ryangirika ukuguru abantu baze gusubira inyuma babyibuka Imana ibanza kuguha umuburo iyo igukunda irabanza ikakubura genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Imana ikomeze kubarinda cyane abakurikira urugendo online TV n'abakurikira Karosi TV. Yes, ashimwe Karosi. Yesu nayo. Umeze neza? Turashima Kristo. Cyane. Ariko Kanani yagiye. Kanani warayitanze. Kintu bita gutanga Kanani. Kanani yavuye. Karosi yari afite channel bita Kanani. Kanani TV nayo yaratwikaga mu bihe byashize. Umeze neza? Ndaho. Ibisanzwe wambaye neza. Nuko biri kose urabibona. Ariko Karosi uziko niwe mu rugo aba yambaye amakote. Ariko ngiye nago nabo ntambara ikote. Iwe mu rugo muri salo. Murugo. Bakuru umuntu bayicaye muri salo. Ari gutya tu. Ubu ntago ushaka kwambara gukora nk'ikigano wambaye nk'aka t-shirt. Ntago nshaka kwambara t-shirt reka niyo nyambaye nshyira ikote. Amaye. Yego. Niko Imana yari yarabitubwiye gati. Oya kwambara ikote sha biravuna. Iyo mbonye umuntu yambaye ikote ndavuga nti uzika hano ngiye hose batama karibu. Uziko ngewe nambaye ikote nambariye umuntu. Bwagiye kwira ndi kuvuga mu kwiburarangira ryari ubwo burarangira ryari. Ikintu utamenyereye kiragutonda. Kiragutonda cyane. Nangera kuko namenyereye mba numva iyo ntaryambaye mba numva nambaye ubusa. Yego. Ahandi bimeze bite abacuzi? Abacuzi turashyushye cyane. Harya muri gumusengera he? Sengera no mu cyaha. Hepfo ya ADPR gato. Aha ni nabasize bambutse umugezi. Kuri rwa utarambuka. Iyo garuka mu cyaha hafi kuri ADPR urambuka. Wambuka ikiraro gato ni imbere yaho gato. Abacuzi muracyacura ariko gake. Imbaraga twatabarana gakera nubone koze. Nubwo zariyongereye. Abacuzi buriya narabemeraga cyane. Cuzi turacyari babandi ni kwa kundi.
Yarutse kujya i Nyanza mu giterane tuhasiga 800 gusa urumva Imana itarakoze. Wow. Urumva ko harimo amavuta, Arahari. harimo amavuta cyane abantu Harimo rwose abantu bajyaga bambwira ati Karose, ariko ubu none usigaye uboneka Rose kuboneka biba bigoye kuri telefone. kuri telefone ho birangora kuko nk'ubu barimo barampamagara cyane bitewe na kiriya kiganiro bino biganiro ndi gukora, ariko hari igihe ubona telefone bidakunda cyane. Yego, impamvu ngutumiye tugiye kuganira nta yindi, ntago ndi buze kwinjira mu bintu byinshi, ndabizi ko uri umuhanuzi. Uri mu bahanuye ko Vava agiye gutaha, atazabyuka. Yararyamye ariko atazabyuka ku gisasi. birabira abantu benshi tiri mwe mwamukunguriye. Ariko rero buriya urupfu iyo rwaje rutwara nyirarume. Ahubwo iyo aza kuba umunyabwenge abantu si uko ataburiwe, ariko hari igihe uburirwa ukanga umuburo bitewe n'uko aka kantu abantu biyumvamo ko ari abasitari. Iyo umaze kuba umusitari ukomeye kenshi hari igihe wumva kuri kure y'ibyago, y'uburwayi, y'ibindi bintu, y'impanuka. Hariyo mpamvu usanga umuntu niyo polisi mubwiye iti genda gake mu muhanda yanga akashumura, kuko arabizi ko kiriya cyantuza nikimwandikira amafaranga arahari, arabwira management ati nimwohereze. We rero akibeshya ko kuba ubusitari urupfu rwo nta musitari ubaho ku rupfu. Rero si uko Ndorimbogo ataburiwe, twaramuburiye ko bwa mbere na mbere yicarana na Mpano y'Imana. Yego, je naravuze ngo uno mukobwa arapfuye, ibiganiro biriho. ubikuye kuki se Mpano y'Imana? Imana yahise ibimbwira, ijuru Uwiteka yahise abimpishurira. Je yicaranye nawe ngiye kubona mbona amukoze akimukora mu kiganza, nese mbona ahise ayonga. Mu kuyonga rero ijwi ry'Imana rirambwira ngo keretse asenze akihana icyo kiri butuma abaho. Namye mbivuga abantu bajye kuri barabibona, bajye kuri Karose TV barabibona, si ibishya nshyizeho. Ni ukuvuga ngo rero iyo aza kubyumva, uraza kuvuga ko ari we umutambye se? ni Impano y'Imana umutambye, ndetse ubiri no kumushimisha uwo bita Mpano y'Imana. We afite ibyishimo bikomeye kuko ikiwe yakigezeho. Ni no mpamvu uyu munsi muhamagara umubwira ngo wenda dukorane uko twakorana, ntari bukwemerere. Icyo yashakaga yakigezeho. Uyu munsi abantu kubyumva biragoranye, usibye ko nabishimye benshi bari kubyumva. Ntabwo uyu munsi imbaraga z'abasatanike ni imbaraga ziri professionnel, bakora mu buryo bukomeye, uburyo utapfa kubavumbura. Muricarana ukabona n'umuntu nk'undi, ariko nyakuri mu buryo bw'imyuka ye icyo akoze we yakimenya. Uzatinya umuntu bicarana ati cira gatatu, niba agiye gukora icyo bita ngo nibitangaza, aravuga ngo ati cira gatatu, harya amazina yawe witwa nde? Amazina yawe witwa nde? Iyo atarumva connection ye ikoranye n'ikuzimu ngo yumve ko izina ryamaze kwafishwa, ntabwo aceceka kukubaza uko witwa. Niyo mpamvu mva abantu bose baza amazina yawe witwa nde? Iyi ni Impano y'Imana, amazina yawe witwa nde? Kugeza yumvise ko izina ryamaze kwandikwa ikuzimu. Akimara gukora ibyo uzumva uburyo abikora, ahita ababwira ati jewe rero okay, impano ziratangwa, ukeneye angahe, ni ibiki n'ibiki, cira kangahe, ibitangaza birakoreka. Agahita gukorera twatundi, akagutubura utwubona imbere y'abantu, yarangiza ariko icyo we yakoze yakirangije. Mpamvu iyo mwicaranye ubwenge burabura. Benshi iyo Imana ushatse kuvuga ko atari umuntu, Imana yihereye amafaranga uba witangira abantu. Kuyesha mwana. Ariko kubizi kuri mugabo ari we namwatatse ntabwo bafite. Ko kwatakuri yagiye ntabwo. Nahamaga umupfumuzi gupfumuza, mpamagara umuzi kuroga, nta numwe nabonye. Nabo mbona barabigerageza ariko ntibabigeraho. Ndagira ngo mvuge ngo impamvu je namwatatse ntafite ubwoba nuko mu mbaraga ko uriye n'umunyembaraga mu buryo nibyo abantu birirwa biyemera. Uriya byo kukubwira ngo ndakwica abishaka yabikora. Udafite imbaraga z'umwuka wiwiteka ugukingirije, kukwica yakwica. Uzatinya umuntu noneho akakanya ibyo akora birano bwa benshi bavuga ngo nibyo atubura, ariko nibyo akora kora amafaranga yagukorera, ndetse wemeye kwemera gutamba ibitambo nk'ibyo bagusaba. Nariya yose wamusabye yayaguha.
ariko mu buryo bugaragara kuguha niba akubwiye ngo rahira ibi, rahira ko utazaba umunyebanga, utazamena amabanga. Niba wemeye gufata yiwe, emera uba umunyebanga. Ariko niba uri buze kujya kuri menya neza cyane ko mu mbaraga z'ibyo warahiriye, igihe kikwatuza uvuga amazina yawe, igisekuruza cy'umuryango wawe bagifite. Abantu banabimenya. Ndi kubwira abantu ngo izi mbaraga za Satani uriya mugabo abo yatwaye bose nibagira Imana ahubwo agende yongera buri, kuko naba atarabura uraza kubona karibu. N'ubu ngubu bafite n'abandi ari bujyane, barabajyana. None se ejo bundi arababwiye ko urugo rwa Ezekiyeli ari warusenye, abantu murakina. Arababwiye ati ni njyewe saa sita z'ijoro nagatanije n'umugore wa kuko kakanzanyeho umunwa muremure. Saa sita cyakora ndongeye ngasubiranije nawe. Nibwo Ezekiyeli urabyibuka ko nawe yarapfuye. Yarageze Ezekiyeli yemera kunywa inzoga atigeze anywa ataranakizwa. Yayinywereye he? Yayinywereye arakatabara. Ayiguriwe nande? Yarayiguriye, yaraziguriye. Ajya kwiyahura igihe umugore amusiga. Ubuzima buranga ashaka uburyo yiyahura, amagara abanyamakuru bari abaromero bande n'abandi. Arabwira ati jewe byarangiye, aragenda ngo inzoga arasinda ngo abibirera. Asaba nyuma ubwenge nibwo bwaje kugaruka, asaba imbabazi, yicara kuri kamera ati mumbabarege inzoga narayinyweye. Ariko ubuzima bwari burangiye, yaramushajije. Yasubiranye n'umugore we? Barasubiranye. Byose ni impano y'Imana wabikoze se? Niwe ni impano y'Imana. Ibi muhakana, ibi uno mugabo ni umusatani kuteye ubwoba. Kandi ibyo akora ari fiyeri yabyo, kuko arakubwira ati jewe n'ubu uwo bita ngo dore imbogo, arimo aravuga ati jewe yataza kunsuzugura ibyabo mubayo niba byarabana. Kubw'agasuzuguro no kumena amabanga nicyo gitumye abona igihano. Niba umuntu ashaka kwatuza akanwa ke, umuntu yapfuye. Umuntu ararwaye cyangwa ari mu bitaro ararembye arimo arenda gupfa. None hanga ikintu yabanje gukora impamvu mutahakana. Ndaha abantu ibimenyetso. Dore imbogo impamvu yahise Satani yakoresheje uriya munyambaraga ze kuzimu, yabanje kumuteranya n'itangazamakuru. Ahita yerekana ubundi ari ukuntu iyo uri mu mbaraga z'imyuka bagaragaza ibishusho by'ibitariwe. Ikiri cyo ntibakigaragaza. Satani yabanje gusanga abantu bose bitwa abanyamakuru, abashyiramo ikinyoma cy'uko dore imbogo ari magira, ari puranka ari gukina. Ibyo byose babyirimamo n'uwari bumufashe, no gusengerwa ntibyari gukunda, ko abantu benshi bahise basa naho bagaragaje ko dore imbogo ari puranka. Ibi birakorwa. Ababikoze bose ni ukuvuga ngo urebye nk'urugero abo uriya mugabo yakoresheje, bagiye bagaragaza yuko wenda ibi ngibi byose ari puranka. Yego, byakozwe nani? Ni impano y'Imana. Aho yicaye aha wabanza kukwangisha abantu, ukabona kutaye abantu bose bakwanze. Iyo bamaze kubona rero ko wanzwe, wamaze kuta ibyiringiro ko ari we wenyine usigaye, ni handi ushaka nawe ubwawe kwiyahura, kuko wumvise ko nta muntu ukigukunze. Rero aka ngaka ni akantu k'ingabo ya Satani kugira ngo kwa kwizera no kwa kwiyumva kwawe kurangire. Abanza kumuteranya mu banyamakuru, nicyo gitumye ramushobora, kuko nyakuri yabanje kumwangisha abantu bose mu bintu byabaye. Ariko Vava yararwaye. Ariko Satani kwa muganga babona. Ariko Satani yagaragaje iki? Ko ari ikinyoma. Uwabirwanya asubire mu biganiro birahari, ntawe ndumva nawe urabikuramo. Baragenda basange n'abakundaga Vava n'abamukoreshaga bose barahindutse bati ni puranka. Ariko sibo, sinuko banze Vava, ahubwo Satani yateye. None se nibajya guhakana, Satani yinjira muri Petero akahita amubwira ati vuba hitubwira uno bwira sobuja ye gupfa. Yesu arababwira ati jewe ndimo ndagira finali yanjye irenda kugerwaho. Umwana w'umuntu agiye gupfa, azatangwa mu maboko y'abantu, bamwice, bazamukubita bamwice, nyuma y'iminsi 3 azazuka. Petero ati ndakubwira ukuri, wipfa.
yamusubije ngo iki? Aramubwira ati mva inyuma Satani, kuko Satani yari yateye muri Petero, nubwo yari intumwa ya Yesu ariko Satani yari yamwinjiyemo. Satani rero ntabwo bagira nta n'uwatinya, ugize intege nke gato akwinjiramo. Iyo Petero aba nk'abiki gihe bayarirukiye muri ribu akavuga atanyise Satani. Rero bivuze ngo uyu munsi ntabwo dore imbogo iyo yumvira Uwiteka, akari akantu yakoze arimo avuga ati ningira Imana nkasubira nkaba muzima, ndasubira ndagira gusaba imbabazi abantu bose nahemukiye nagiriye nabi. Ni ukuvuga ngo ari kariya kantu yaza kukagira mbere ibintu byose byari sawa. Rero ubu uyu munsi ndagira ngo mbwire abantu, Vava we yaritahiye nta kibazo, umuryango warababaye birazanarangira nk'uko batewo bagiye igihe kikagera bakibagirana. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ahubwo icyo dutera imbaraga ni abasigaye, kuko uyu munsi hagiye gukurikiraho n'abandi. Umuntu wese wariye ku mafaranga y'ampano y'Imana, nushaka kuba umunyamakuru, nushaka kuba umuvugabutumwa, nushaka kuba umwapotere, n'icyo uri cyo cyose wicaranye n'uriya mugabo aragufite. Uwo ari we wese, uwo ari we, kandi yaranabivuze ejo bundi ari ku Kivu, isaha n'isaha uwo wese aramufite. Kandi noneho yanabisebuye, arajya ku Kivu agakora ibintu akavuga ati jyewe ejo bundi yerekanye igi, avuga ngo umudayimoni ngo n'ibiki, ahita avuga ati iyo ubonye uzindutse ugatora irigi cyangwa se ugasanga ibiki, atukaza ugatora ibi n'ibi, aturagenda ugakira. Musube mu kiganiro yaraje aravuga ngo kugira ngo ufatishe abantu no kubereka ko usenga, kugira ngo umanure benshi uraza ukabereka ko usenga. Ese nk'iyitwa mpano y'Imana? Imana zo ni nyinshi, Imana zo ni nyinshi. Na Ryangombe yari Imana, Byababingo nta Imana zo zirahari ni nyinshi. Ni ukuvuga ngo ni impano ya Satani, ariko naza aryiyita, ariko utinya umutipe mwicarana ngo atumye ve iriya ve muziki ari cyo, mukicarana niba yiteretsa atangira kunywa amaraso yabo bicaranye. Noneho ukibeshya ngo arimo aranywa ya veruje yatumye hariya, ariko nyakuri mu buryo bw'imyuka uriya mutipe arababwira ati nge ntunzwe n'amaraso, nge nk'umuntu wamukoze ibiganiro byinshi, fite proof, ibimenyetso by'abantu benshi yakozemo biriya bintu, nahawe ibimenyetso byinshi, ngera nubwo menye izina rye bwite, afite n'umuvandimwe w'umusirikare uhereye yiga pirimeri, biriya bibaraga yari abifite, yajyaga atubura amafaranga akaza akaba ibifobi biriya bya pirate, agera ku rugero ubwo amashuri ayavamo kubera biriya bintu by'imyuka yari afite, abiviramo muri pirimeri arananirana. Igihe kirajya, ubundi yitwa Ezekiyeli, amazina y'ababyeyi, afite se na nyina, ariko igihe kiragera uriya mugabo biranavugwa ko yapfuye arashyingurwa. None ahangaha uyu muri kubona ntabwo aje uyu mwaka wonyine, agira ibihe ntubazongera abura. Iyo amaze kubona ibitambo yashakaga arabura, iyo abuze agira igihe cyongera akongera akagaruka, iyo agarutse azana ibimenyetso ibitangaza bishyashya. Ni ukuvuga ngo ibyo ari gukora uyu munsi ari muri finale, arimo arasezera. Dayimoni bakorana Mayimuna yongeye igitambo cyayo yakibonye, itegereje ibindi nka bingahe, ubundi agahita asubiranye. Kandi uwashaka wese ari bumuhamagaze mu myuka. Uyu munsi rero ahubwo abasenga nibasenga. Nabwiye umutipe bita Eric twakoranye, njye ubwe iwe twarakoranye, arambwira ati ngwino nkujye mpano y'Imana ashaka muhura. Twarimo dukore, noneho ngiye kubona mbona mpano y'Imana araje, nibyo niboneye mu buryo bumwe. Ndamubwira nti mubwire, kandi koko namubwiye ugende umubaze aho yarari. Eric araza, ariko mpano y'Imana muzinye. Twakoranaga ikiganiro ahagaze aho, ariko Eric atari kumubona, we ntiyamubonaga kandi yari muri mu bitu. Ndamubwira nti Eric have, dore nguwo ibyo turi kuvuga aha ari kubyumva. Hari haje gutanga ubuhamya
umugabo nawe yatuburiye wamubonye akora ibitangaza muri gereza. Bifite hano ikiganiro kigeze muri 20 na bingahe. Ndangije uwo mugabo nawe ahita aza, impano y'Imana arara aho ngaho. Iby'amaso y'abantu atari mareba umunyamwuka arabibona. Impano y'Imana turangiza ikiganiro, ndaza nicarira, ahita agenda. Ndamubwira uze kumubaza aho yarara. Niwa muntu ushaka kugutera nk'ubu ngubu ukamukoraho inkuru uri mu musebya, agahita ajya kushwanyaguza iby'iwawe kubera ibyo ukoze wowe ubwawe. Ubaza abantu bose impano y'Imana yahaye amafaranga, n'uwari ufite icyo afite yabaye rubebe. Amafaranga impano y'Imana yajya afasha abantu ari amafaranga nta nyungu. Abantu bagiye bambwira ati ca ahubwo abahe baba bamuhiga. None se utamuhiga iyo yagukenesheje, aho utamuhiga ahubwo bamuhiga babuza yo kwishyura inzu, babuza yo kugira uti. Nyine ndakubwira ngo yafate wari ufite utuntu turete tugushirana ku buryo wowe umwishakira, wowe uramuhiga, wowe uramwishakira, kuko Satani atakwambuye ibyo ufite ntabwo wamukorera. Wamukorera uteze, agomba kukwaka utwo ufite twose kugira ngo ubashe kumukorera. Ejo bundi ndavuze ngo cyaravuze ngo nibabwire Karosi ngo aze ngo nicarane nawe ngo sige iyo mana, ngo ubundi ngo nzampe 500 ngo ampe n'ikibanza. Gufata Karo, gufata yarya nkayavinyegeza narangiza nkamubwira gufata we kubwawe wumva wayarya. Yarya narangiza nkaguma ku Mana yanjye. Reka nkwereke biriya bintu abagukoresha. Ezekiel baricaranye arabango 666, vuga uyu mubare. Vuga 366. Kubwa Ezekiel yumvaga ari akantu koroshye, kukavuga gutya ku munwa n'ibintu biri byoroshye, ariko mu buryo bw'imyuka impamba yigusubirishijemo ni umubare w'inyamaswa. Ukimara kuryatura wowe akanwa kawe kakarivuga, cyamaze kukumurika kera byarangiye. Bivuze ngo rero uyu munsi ibimenyetso bitagaragarira amaso, ibyo abantu batabona, nibyo mpano y'Imana ashaka gukoresha. Nibyo mpano y'Imana ashaka gukoresha. Ikindi ni ukuvuga ngo jewe nafata ya Senkis akanampa n'icyo kibanza nk'uko yagihaye. Urebe umutipe wose abasitari arabamaze. None yafashe abasitari bose abakuruza kakantu k'amafaranga. Bara abasitari bataricarana hano. Wowe bataricarana yafashe kuye. Yewe n'ufite miliyoni araza yatubura 15 buri wese akamuha 2,500. Wari wese abenshi bamaze gufata amafaranga ya mpano y'Imana. Noneho uyu nguyu yifate ba Kanyombya, abafashe Kanyombya ati ndaguha ikibanza. Gufata Kanyombya nk'umuntu uri mu mitwe y'abantu ubufasha isi yose. Gufatanya kwigendera Valentina nk'umuntu isi kunze nk'abantu, buriya nubwo habaye ibihe runaka nta nubwo twishimiye ko yapfuye, kuko Vava ni umuntu wumva ikiganiro cye ukisekera, ni umuntu wumvaga ikiganiro cye ukaruhuka. Yego. Naho yaba ari matukana ariko wabonaga ibyo akora byose wabibonaga, ndetse tuzanamukumbura cyane mu buryo bugaragara. Umuntu kumufatisha muri leta y'ikuzimu ni ugufata abantu benshi, kuko nibabona Vava arimo ahamya ko mpano y'Imana ibyo akora ari ibitangaza, buri wese arahurura aza kureba no guhura na wa muntu, aranamuhamagara kuri telefone. Noneho uyu muntu w'ibyo akoze abantu barabona ari byoroshye, niba mukubise 20-30 ntacyo bimutwaye, ariko we kuri leta yiwe y'ikuzimu yamaze kubona abayoboke benshi, kuko abayoboke ba Dorimbogo bose baraje bahita baza kureba wa muntu yahamirije. Pastor Claude akicarana nura mu ntuzi. Uyu munsi Pastor Claude akimurambikaho ikiganza, akimushyiraho ikiganza, yahise agira Pastor akimurambikaho ikiganza, ni ukuvuga ngo byanze bikunze abantu bose barashidutse, barashiguka bati atuzi ko ari umukozi w'Imana. Ariko we kubwa mpano
nyine Pastor Claude bicaranye na Mpano y'Imana yarambitse ikiganza kuri Impano y'Imana gutya mu bitugu n'igihe yemeraga gucira kunuze kuri bipapuro amwaka amafaranga abantu bose barabohotse bati wa muntu burya si dayimoni kuko babonye yicaranye n'uwitwa pasiteri abantu batangira kubohoka niho habonetse umudamu umwe amurya amafaranga anamusaba igitsina amusaba ubwambure bwe ibi ni ibintu byabaye abantu tujya tubibabwira amusaba kumuha umubiri we aramubwira ati ifotore nako ikamere we si n'ifoto yaramubwira ati ikamere nurangiza ukubite ujye uvuga ngo inyatsi na karane ngo imivumo nivemo arangije umudamu arabikora ibi ndabifite pe arabikora umudamu arabikora aramubwira ati ndaguha amafaranga afata nayo yacururishaga agataro nayo arayamuha aramubwira ati 24 by'ikazi ya mitsingi ko ntari buyabone ati fotore wohereze umubiri wawe umudamu arawufotora anamuha amawodiyo ndayafite ntubishaka uze kuzambwire nyashyiremo urumva kugira ngo ufatishe uwo muntu ubwo muntu niba ari umukozi w'Imana Imana ni ndabwiye ngo ifotore ikamera igiti oya nta deliverance ariko ntago ibintu uzi ko bikora nje ntabyo nzi Imana isaba igitsina ntibaho igitsina ni cy'abadayimoni yirukanye umudayimoni ushaka kumusohora kuri telefone ni bya bindi biri mu nsengero z'iki gihe ariko uko biri kose ntabwo satani ashobora kuza ngo uyoberwe ko yaje ibyo twakora byose tubeshya abantu birakomeye ese ibi bintu ufite uvuze ubu ufitiye gihamya birahari none se ubu nkubwire yuko biravuga byo gucika muri gereza abikora ubu se gereza hano ahangaha sinzi aho hano kunuza ujya kujya aha ku Ruyenzi umupolisi kazi yatanije n'umugabo we amuye 1.5 miliyoni arangije yamutse ibitamba akabyanga yarangiza akamurya 1.5 miliyoni bikaviramo uwo mugore gutandukana n'umugabo we ibintu simbifite ahi nabwo ari yamubonye ahi afata babahaye impungure akazigira intuze akazigira umuceri ifiriti n'inyama Mpano y'Imana uwo aha ku Ruyenzi si ibyahabereye gereza ya Kimironko yakoze ibimeze gute iyo ya Rubavu yakoze ibimeze gute uyu nguyu ni dayimoni igenda ni nayo mpamvu mubona ubundi yakwidegenja bingana gutya mu gihugu atazwi mu buyobozi akarya abantu bangana gutya uraza abantu amaze kwiba kuko yo yemererwa kurya no kwinezezamo nayangaya yirirwa yaga amagazi ya mitsingi ukiyamwaka arakubwira ati umubonano rero sasa ngwino nguha impano uzuzanye inote 50 za 5 cyangwa 100 wareba niba musabye 1,000,000 angahe kavuga uti aya mafaranga ndareka nyajyane noneho amaze kurya abantu gutyo buriya yo yemererwa ikuzimu ibamwemereye nayubutubuzi umuhamagara ati igaze ya mitsingi ati ubundi nanjye naramuhamagaye regagaye yaguciye iki naramuhamagaye ibi ngibi reka ndeye ko akaudio nyigafite namuhamagaye ngira ngo nari ndi muri operation uko iyo operation urabizi nyimaze migi noneho ndavuga ni reka nze mbwira abanyarwanda mbere kuyu Mpano y'Imana birirwa bajijisha babeshya uwo ari we ndangije ndamuhamagara ahita agira arambwira ngo fotora ngo hitanga ufotora ngo noneho ngo nurangiza ngo ushaka igaze ya mitsingi ngo nurangiza ngo unyoherereze ngo uyohereze ngo ufotore kuri WhatsApp ngo usabe n'impano yawe ushaka ngo nurangiza wohereze kuri WhatsApp none ndi kumuvugisha ahita avuga uyu ni wa wundi nabwo muri audio birimo ndangije
baba bamenye ngo ke ngo gira vuba vuba mitangira muhamagaye mita nkagira ndavuga narahita amenya nimero zanjye arazifite n'izina rya na ntuza arayifite mita nkoresha umwana wo mu rugo muha ya nimero muha n'intuza muhamagare amuhamagaye rotipa aramubwira ati okay bifotora arafotora arangije ati nzanira noneho shaka 300 atuze ufata impano zawe nta kibazo uyu mutipe ndamufite namwinjiriye mu buryo bwose mu buryo bwo kusenga imana yampishuriye uwo ari we mu buryo bwo kumwinjirira nafashe ibimenye aha mfite ibishoboka byose mfite abantu yajyanye ikuzimu yajyanye ubwiwe abajyana mu nzu hari igihe agira imbaraga ze zikamuburana iyo zamuburanye afite ahantu yacukuye afite agenda niyo umuhamagaye ntabwo akoresha nimero ye iyo akohereza amafaranga kugira ngo yohereze ku mucuruzi nimero y'ubucuruzi noneho nimero y'ubucuruzi ni abandi bantu bakorana kuko afite kipe nini cyane bakorana n'abo bitangwa n'amabawusa bagendana bara ni abantu bakora iyo imbaraga zamuburanye barakorana noneho mudamu baramujyanye amawodi hano ndayafite baramujyana nawe bamugeza mu nzu ajyana 220 we yigirayo nawe n'uwirubavu uwo mubyeyi ndangi agiye amugezayo amujyana ahantu hashashe umukeka cyamwinjiza mu kazu amwinjije undi akareba akabona nta hantu hari umuryango wundi aramubwira ati reka dusabe imana zidufasha abakuru badufasha ngo aragenda apfuka ahantu mu kaguni arangije ati babyeyi dore umuntu ati wa mwana wanyu yemeye byose ibitambo yabizanye na ya mafaranga yazanye ati ubwo rero yaraje gufata impano umubyeyi ubwabo uramwica ngo agiye kumva yumva ijwi rivugiye mu rukuta umubyeyi amajwi ndayafite hano ijwi rivugira mu rukuta yari we nawe bonyine arangije ngo abone umugabo atangiye guhinduka undi aravuga ati ibi bintu ndasohoka hano gute arangije ngo yumva ijwi ngo mubwire ngo ariko ngo ari ibyo yishe umubyeyi abyumva 200 abifite n'igikapu yari yagiye gutora miliyoni yari yamusaba arangije umudamu ati ubwo ngo ahita amuga ati wa mubyeyi we dore wishe gahunda ati ibyo wari wabwiwe gutanga si byo wakoze ati ngwino hano arangije umubyeyi aramubwira ngo nyina amukubita icyo bita umujinya wa danje ndabona byahindutse abana nacikira he ko narafunze iki nige nawe muri ako kazi twenyine abarapfukamye noneho ngo akumva ijwi riraturuka mu rukuta ngo rikamubwira ati mwana wacu wakoze ibi nibi ati nabikoze 200 wabizanye ati nabizanye umubyeyi aravuga ati jewe amafaranga arahari ati rero ubwo umwana wacu naguha impano ati impano urazemerewe nta kibazo ubwo ngo ahita amuga ati vuba ngo aramushushubikanya vuba ati sohoka ati ngwino dore nahanga ushaka gushiduka wohise umanuka ati ukagikuzimu ati gira vuba sohoka amajwi hano arimo ndangije ngo arangije uwo mugore aravuga ati ati we ngwino dusoke ati bazana impano baziguye abarasohotse ya 200 abisigaho asigana noneho abisize bongera kwinjirana na mpano y'Imana urumva hasize hafunze asanga urukapu runini cyane rwuzuye miliyoni 20 yari yasabye uwo mudamu ngo asangamo inote zipanzemo zuzuye nibyo uwo mudamu yivugira umva ngo yari amafaranga menshi urukapu rwuzuye urumva yari yajyanye igitoya miliyoni 20 ngo arangije asanga urukapu ruruzuye baramuga undi aramubwira ati impamvu karya agakapu kawe kari gatoya niyo mpamvu bakuzana igikapu kinini ati impano zawe zemejwe ugomba aya n'amafaranga nayawe umudamu ngo arayareba ayakoramo kiriya kizimu kiyakoramo kirayamwereka aramubwira ati okay noneho umudamu ayakozemo yumva aratose ndaramubwira ati se nyirate ko atose ndaramubwira ati ariko wakigorewe ati we ntabwo ibintu byanyu nibiki ati kuki mubinjije atenga abavuye ahantu kure abavuye mu mazi ataratose atahavuye ntuhazi wowe atabwo ceceka ati n'ubuzima utabuhaburiye undi arangije umudamu ngo ahita aramubwira ati none mbigenze nati nyine atizana nk'ibihumbi 10 tuyashyiremo kugira ngo
ahite yumva ati utabonye andi yo kuyashyiramo ntabwo byakunda. Umudamu urumva yari yajyanye mu 240 ingahe yo kugira ngo amuheshe yayandi. Arangije aramubwira ati nta yandi mfite. Ati ntayo mfite. Ati nta mfite. Ati okay, impano wazibonye ngize, genda rero genda ushake uwaguguriza 10,000 uze tuyavangire. Iniko bigenda kondisiyo. Ati noneho nurangiza uhite ujyana intuze yawe. Ngo bwari bugeze nimugoroba, umudamu aramubwira ati ejo 2:00 nzaza. Ati 2:00 uzabungezeho. Yageze 2:00 aramubwira, yaramuhamagaye ahita, nibwo nabyo birimo hano. Aramubwira ati ngo ahita amwiyereka sasa. Aramubwira ati mpamagara video call. Aramuhamagara. Uwo bita mpano y'Imana, urasa iriya mpano ya Satani yiyoberanye, uriya muzimu wapfuye washize, uriya umaze abantu, yahise ubwe yiyambura ngo amwereka ubugabo, igitsina arakimwereka. Ati dore ngiki ahubwo wancitse. Ati nari kukigukubitamo. Ati noneho nkakwemeza. Ati wowe ubwawe uze nta nayo uzanyeho. Ati ubu ntikiba cyakize. Ati ahubwo ngwino dupange. Ati impano ze wazishe. Ati ngwino hano atuze twipangire. Ati iki kintu nyigushyiremo. Ati ubundi noneho nguhe impano zawe. Audio zirimo hano. Urumva byanze bikunze uyu bafata ngo ni impano y'Imana. Mbona aba yagiye gukinisha abantu ngo arimo arabasengera, ahubwo barimo arabamanura ikuzimu. Uyu rero tuvuga niwe utwaye uyu bita Dorimbogo. Babihakane cyangwa barorere, njyewe Imana yarabimpishuriye, nari nabivuze atarapfa. Azapfa ryari? Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa 2 nibwo jye natangiye kubibona. Warabimubwiye? Narabivuze, naranabimubwiye. Twigeze kujya gukorera kuri ntuze, kuri hoteli Teke. Cyo gihe arahaza, ndabimubwira, ndamubwira nari kuri muntu mwicarana ni umuzimu. Cyo gihe ndi kubona rwose ufite urupfu nutaba amaso. Nabimwibwire amaso ku maso. Arangije atarika abapasiteri ahita yikomereza arigendera. Rero nyuma kubizana kuri kamera Yesu uko ntabivuze, nejo bundi arwaye, nahise mvuga nti Imana arambwiye ngo finali igisasino natihana ntazakibyukaho. Bajye muri video zirahari. No kuvuga ngo kuba atabyutse kuri video nako kuri kuburiri cyangwa kwa muganga, ntabwo ari uko suko we ari ubushake bwe, nanjye byambaho. Kuko abasatanike badutanga tutanabigizemo uruhare. Apfa kuba abonye proof akantu gatoya kawe aragutwara. Nukuvuga ngo ibyo rero ibyamubayeho nabera ishuri abandi basitari. Ese uzi umuntu nadasenga uzakurikiraho ni umuntu umwe. Narabivuze nawe azabipinga. Navuze abantu bagera muri 3, muri 4. Umwe yaragiye, umwe ni yari Dorimbogo, wa kabiri Imana yampishuriye nanabanje kubwira atarakora impanuka, ni umuntu bita uriya TC, uriya muvuga butumwa bari kubereka uri muri bomboni. Nawe nari nabivuze, Imana nawe yari yamunyeretse. Ariko mu kwigira ngo ni umuvuga butumwa umuhanuzi ukomeye, ka karosi karana akantu kadafatika. Ibi bintu ni by'abantu benshi baguyemo, kumva yuko ubutumwa uhawe ari wowe Imana iba ibucewe ikabwo. Wa gatatu ubwo uwa mbere ni Dorimbogo nabibwe na Dorimbogo. Uwa gatatu nuno ntuze uyu ngo bita Sabi atagarukiye Imana ngo asubire mu buhanuzi nk'ubwo yahanuraga. Sabi yari umuhanuzi w'Uwiteka, yari umukozi w'Imana, umuririmbyi Imana yishimiraga. Iyi ni poromosiyo yiberamo, ndetse uyu murimo w'amafilimi Imana irawishimira. Ariko icyitonderwa, hari igihe ujya muri no ntuze ugahita uyoba, ugata wa mwanya wawe wagiranaga n'Imana. Si uko umuntu ukijijwe atanakora biriya ni akazi gasanzwe buri wese yabikora. Ariko icyitonderwa, kwibagirwa Imana. Yarayibagiwe rero, nawe Imana imuntu mawe. Uyu munsi iriya mpanuka yakoze yari uguteguzwa, niyo mpamvu ntacyo ari kumutwara. Umuntu Imana ikundira mu cyaha, niba bipinga bajya inyuma gato barebe Pastor Theogene. Yabanje kumuburira ku mpanuka imwe, akora impanuka ryangirika ukuguru. Abantu baze gusubira inyuma babyibuka, Imana ibanza kuguha umuburo. Iyo igukunda irabanza ikakuburira,
iguha warning iyo uyirenzeho ibibaye ntubiyibaza. Ayikoze arayikira, ayikirutse muzi ko iya kabiri yaje bikamutwara. Uyu nawe abyumva ashaka kuvuga ati buriya ni ubuntu bw'inzara, dore ko ariko abantu abarokore bitwa abasazi, n'inzara n'ishyari n'ibiki buri wese abivuga uko, ariko undi nawe yanyeretse ni insari. Imana imbwira yuko nataramuka asubiye mu murimo wayo ngo ayikorere uko bikwiriye, nawe ubwiwe impanuka ya kabiri atazayikira. Sinzi iyo ariyo, bishaka kuba urupfu, bishaka kuba urwaye, ariko bishaka gutungurana. Numvise ko bishaka gutungurana. Ndi gusenga ibi simpfa kuvuga, nawe narabivuze. Babiri bavuyemo, uwa mbere dore imbogo aragiye, kabiri runaka ari muri bomboni, nawe ashobora kutazavamo keretse habaye umwanya umwe wo kwihanira Imana n'ibyo bagiye batubura byose akihana. Byo ni ibintu biri seriye. Undi ni umugabo bita, nawe narabivuze, ni n'inshuti yanjye, ni Pastor Korode. Ukwiriye gusenga atisengesheje, kuko izi mbaraga noneho zaje kubataka. We na ba Ezekiyeli bariya, izi ni zibaca intege kugira ngo bave na tundi bari basigaranye bajugunye n'ibitabo. Ejo bundi muzumva inkuru zitari nziza kuri aba bantu, ariko nyakuri uyu ni za mbaraga z'abasatanike. Imana uwikunda iramucyaha ikamuha umuburo. Iyo bibaye Imana ikugira neza ikakubaka, za dayimoni zikaguhunga. Ariko reba banzu reba uyu munsi bicaranye na mano y'Imana, bigezaho buri wese noneho isi yamaze kubananira. Uwo ari we wese arabatuka, buri wese yabamenyereye. Bivuze ngo iki nta kinini kugira ngo Satani abateshe umutwe, batewe n'agaciro, bahite babona icyo bari cyo. Mano y'Imana abona asoze umurimo wa Satani. Rero aho ngaho jyewe niryo yerekwa nifitiye uyu munsi, ntari buze gusubira inyuma. Turababurira bagapfa tubabura, kuko kumva ko umuntu wiyita ko ari umuntu ukomeye biragoye. Kubwira umuntu noneho wiyumva biragoye. Uramubwira uti ugiye guhura n'impanuka, atariko bene wanyu bagiye bagahura nazo. Kuko ngo abarokore akeshi jeri hishurirwa narigize ntakeneye amafaranga, sinahiti nari kubitwikisha iwanyu. Ahubwo icyo nshaka icyo nashatse Imana yambwiye ni ukuvuza impanda babera bagakizwa, bagakira bakava no mu byo barimo. Naho uyu mpano y'Imana wa kandi kantu navuga nuko mpano y'Imana asigaje agahe gato. Igitambo cyarakibonye, amaze kubona ibitambo byinshi. Kandi wese yagiye akoresha impanuka nyinshi. Ibyo ni ibintu byajya bivuga, nabyo birahari dufite ntuzi. Ariko uyu munsi ari muri finali yo kongera kubona. Ejo bundi ntabwo muzongera kumubona. Akabura yapfuye, yaraswe icyaba cyose, ntabwo nzi urwo agiye gupfa. Ariko si n'urupfu ruri ntuze, ni ukujijisha kw'abadayimoni kugira ngo akazongera akagaruka. Ibi ni ibiba ku bantu b'abasatanike kuri, kuko umugambi wiwe ntuze yiwe misiyo ye irimo irarangira. Bivuga ngo rero niyo mpamvu uzongera ngaho uzanyereka aho uzongera gukorera amafaranga. Icyo yashakaga arakibona. Cyakora azajya aza ahita gukubita kenzi yigendera. Ubu ntabwo azongera gupfa, nabikora bizaba ari umuntu runaka, ari misiyo nshyashya yakiriye. Ariko muri aba yabikoreye ntabazongera kubikorera. Kandi ikindi gikurikiyeho nacyo ntabura kuvuga, aba bose icyo cyakora ni ihishurirwa ryo mfite, uhereye kuri zero kugeza keretse bakeya. Ariko ubundi abandi bicaranye na mpano y'Imana, umuntu wese utazatwarwa nawe azajya mu nzu y'imbohe. Satani ntazahombera hose. Ibi ngibi bishobora no ku finali yabyo yatangiye. Umuntu wese wicaranye na mpano ye, uwo atazatwara benshi agiye kubamarira mu nzu z'imbohe, kandi ari ubwe, kandi we atarajyamo. Cyakora nyuma bizarangira mwumvise ko inkuru izavuga ko yafunzwe, uzamenye ko nibura ryiba riri hano. Ubwo ni ukuvuga ngo ntuzeyo niyo ngiyo gusa. Imana abaye bahagazeho,
ibitangaza yabeshyeshyaga abantu byo bigiye kurangira, finali irimo iragera, ndetse nta n'igihe gisigaye finali ye irimo iragera. naho ngaho rero nawe ubundi umuryango wa dore imbogo wihangane, nawe wihangane, twamugira umumaro muri byose, ubwo rero ni mwihangane. Karusa wavuze ibintu bikomeye, nta kindi kintu ndi burenzeho, nta kindi kintu ndi burenze hejuru y'ibintu ukoze. Ni umuburo, abumva bumve, abatumva kandi ubwo nabo birabareba. Karo, urakoze cyane, reka ngushimire, n'ubundi turacyari kumwe, tukomeza kuganira, uretse ko uyu munsi wenda twari tuje kwibwirira abantu, ariko ndumva dukeneye kongera kuganiriza abantu ku murimo w'Imana, dukeneye no kongera gusura, numva noneho n'ubundi umurimo w'Imana twakoranye, Imana yongere tugarure ibihe byiza twagize, twongere tugaruke dukorere Imana. Ariko abantu bitegura nako turimo tuvuga, abantu banitegura kongera gusenga bari mu ngo. Si uko numvise ko ibi bihe birimo, bazabibaza bo mu rusengero ejo bundi kuwa gatandatu, ko nabibabwiye. Igihe kirakomeye, ibi byorezo byavuzwe, iki cyo barimo babonesha amaso si nacyo gikomeye, ahubwo ibikomeye birimo. Abantu buri wese niyarura asenge, kuko iki cyo wenda bari kuvuga ngo cyantuze, abantu banabyirinda. Minisiteri y'ubuzima iri kubakangurira kwirinda, ariko buri wese abe maso, kuko ibitujyana muri guma mu rugo biracyaza, birahari. Natangaye, Imana yari yambwiye ngo insengero zigiye kongera gufunga, nari nanabibabwiye, ndabwana abakizwa nimukizwa, dore dufite agahe gatoya, Imana integeka gusengera amazi. Ejo bundi narongeye ndasengera, naguma mu rugo y'ubushize, cyagiye mu cyahafi, ijya kuba Imana yantegetse gusengera amazi ngo abantu bayanywe, ibaho uburinzi. Ejo bundi nabwo integeka kubasengera, bazanye amazi bayuzuza hariya mu rusengero, ndayasengera, Imana ivuga ko ari ibyorezo barinze. None dore iki nacyo kirabyutse, ariko si cyo gikomeye, ahubwo ibikomeye biri imbere. Abantu nibasenge, nabaha ubutumwa buvuga ngo ibikomeye biri imbere. Abantu be gupinga bataba, umwami w'Ineneve yarabyumvise, ngo abwira abahanuzi n'abaturage, baravuga ati nta n'inka n'imwe, nta n'indogobe, nta n'uruhinja, nta n'umubyeyi wemeye konsa iminsi 3 itarashira. ubwo yo naramaraga kubaburira. Natwe biradusaba gusenga umuntu atarebeye titira ariho, kugira ngo uwo ari we wese arindwe ahishwe mu maboko y'Imana. Naho byo ibyorezo si mu Rwanda gusa, ibyorezo biracyakugisha. Nge maze iminsi mbisengera, simpfa kuvuga, ariko uko biri kose abantu nibasenga, nta kindi mvuze, abantu nibasenge, kuko nibadasenga baza gusengera. Urakoze cyane, abantu basenge. Reka dusoreze aho ngaho, reka ngushimire ku mwanya uduhaye no ku buhanuzi cyangwa se ku by'Imana kunyujijemo mu kubwira abantu, kandi Imana iguhe umugisha.